wumva umwotsi nyine. Gusa nta muntu wabashije gusohokamo, gusa ubutabazi bw'ibanze bwaraje burabapakira bubajyana ahantu mu bitaro twegeranye. Gusa ikintu cyambabaje n'ubu kikimbabaza ni uko akana gatoya ko mu rugo kapfuye. Nizera ko bazagaruka, tumba nizera ko bazagaruka, kandi nk'umuntu nkanjye ukunda ibintu bijyanye no gusenga, mba nizeye ko na mushiki wanjye atapfuye ahubwo akiri muzima. Nizera ko tukiri kumwe tu. Akimara kumpa fone nahise numva nk'utaye umutwe, ndagenda nk'umuntu ugiye guhaha nyine, ndabizi nyine n'agahinda kenshi. Sinamenye ngo naciye hehe, nabonye ngera mu rugo gusa. Bivuze ngo ubwo bitewe na stress n'ibibazo byinshi n'imodoka iza kukugonga nawe ntabwo wari uzi ngo uri kujyayo, ni iki cyo wari ufukasinzeho ni ugutaha? Numvaga nshaka kubona ababyeyi, bari ibintu bibabaje cyane, byarambabaje ku buryo sinzi no kuzabyumvisha, ntabwo numva ko byakunze. Biba bigoye pe. Ndagusuhuje weho udahwema kudukurikira hano ku Karabyo TV, nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe, nkubwira ngo uracyari kumwe na wa musore cyangwa se wa muntu ujya ubazanira akana kariya nk'ibisanzwe ni Nibo. Reka nkubwire ko turi kumwe n'umujene umusore, urabona ko ameze neza cyangwa se ntago tuzi mu meko ye. Bimeze bite musore? Ameze neza, biracamo usibye ibibazo by'iyi si umuntu aba arimo. Ko mbona wagira ufite agahinda kenshi. Agahinda ko ntikabura. Byagenze gute mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe agahinda mfite nyine nta n'utakumva. Agahinda karababaje, ni n'inkuru ibabaje muri make. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye gute? Inkuru nyine uko iteye, mu rugo tuvuka turi abana batatu. Muri abo bana batatu nyine nanjye ndimo. Navuyeyo njya mu kazi. Ngeze mu kazi nuko natunguwe no kumva bampamagara bambwira ko icyumba cy'ababyeyi, nunga umubyeyi umwe n'abana babiri mu rugo, ntungurwa no kumva ngo inzu yahiye. Inzu y'iwanyu yakoze inuzi gashya? Inkongi, ubwo bivuze ngo inkongi y'umuriro yarayatatse? Yarahiye nyine bitewe na siriko runaka, ntabwo napfuye kumenya ibyo ari byo. Inzu yaje gushya utari iwanyu wagiye mu kazi? Yego. Ujya kumva wibereye mu kazi amakuru mabi nk'ayo cyangwa se ibintu nk'ibyo bikugeraho bikwituraho? Nabonye na nimero nayo narinzi, n'umuturanyi nta nimero zanjye bari bafite, ahubwo bahamagaye mabuja amafone, ntungurwa no kumva ari icyo kibazo. Nyamageze nsanga inkuru nimamo, nuko ubutabazi bw'ibanze bwaraje buradufasha, abana bubajyana kwa muganga. Ababyeyi nabo bajya kwa muganga. Urumva nyine n'inzu yari yahiye mu masaha nimugoroba, bwagiye gucya ubutabazi bw'ibanze bwahageze. Umwana umwe w'imfura mutoya. Ukimara kumva iyo nkuru y'uko iwanyu inzu yahiye, nyine urihangana nta kundi, yabashije kuba abo ni abantu bari bari mu hari harimo abantu? Urumva nyine ni mu masaha nimugoroba. Bivuze ngo bari barimo baryamye. Inkongi ntiwamenya ngo yatewe n'iki cyaturutse. Njyewe nagiye kumva numva mu masaha ya saa 8 z'ijoro barampamagaye inzu yahiye. Kandi ubwo urumva mu bintu byanteye agahinda, byanatumye mpita mva mu kazi nari ndimo n'ayo masaha pe, kuko nta muntu waba ukiri maso ayo masaha, abenshi baba baryamye. Byabaye nka sangahe ugereranyije n'igihe baguhamagariye? Ubwo urumva nyine
byamajije kuba bahita bampamagara, ubwumva byabaye nka saa saba kuko bahamagaye nka saa munani n'igice, saa cyenda gutyo. yego. Mm. Abaturage cyangwa se abaturanyi b'iwanyu bo bahise bahagera bakora ubutabazi, cyangwa se iwanyu cyangwa se mama wawe n'abo bashiki bawe babiri niba ari bo watubwiye babashije gusohokamo byihuse? Ubundi mu rugo turi abahungu babiri n'agakobwa kamwe gatoya. Bivuze ngo ubwo hari hasigaye murumuna wawe na mushiki wawe? Yego. Njye ninjye urimo mukuru. Urumva nta muntu wabashije gusohoka kuko inkongi uburyo babimbwiragamo isa nkaho yahereye muri salo yataka ibyumba. Urumva nabo bagiye kubibona haciyemo akanya nyine bumva umwotsi nyine, gusa nta muntu wabashije gusohokamo. Gusa ubutabazi bw'ibanze bwaraje burabapakira bubajyana ahantu mu bitaro twegeranye. Gusa ikintu cyambabaje n'ubu kikimbabaza ni uko akana gatoya ko mu rugo kapfuye. Mwihangane kabisa, ni ukwihangana, ndumva bibabaje cyane. Uragerageza nyine wihangane, nta kundi nyine, kuko nyine bibaho nyine biba kubaho bibaho mu buzima, ntabwo waba wishimye gusa gusa nyine bibaho tu. Iyo murebye muri make mubona ari nk'igiki cyateye iyo nkongi? Urumva se byari mu masaha ya nimugoroba, ntabwo wapfa kumenya ngo inkongi yaturutse cyangwa yavuye he. Gusa nyine birashoboka ko wenda haba hari nk'ikintu baba basize ku muriro, cyangwa se hakaba ari nka siriko z'insinga runaka. Ubwo urumva ntiwamenya impamvu nyine yabyo. Ukibaza mama wawe yakubwiye ko nta bintu bari baraye bacometse? Wapi, ntabwo amakuru nayamubajije cyane kuko nawe yari yangiritse, yari yakomeretse nk'ibyatanje nyine. Narabwira ati aho kugira ngo mame mucinyagurira mubaza ibintu byinshi, abanza ajye mu bitaro arebe ko yakoroherwa. Ibindi wenda nkaba mbimubaza yorohewe. Ubu n'ubu baracyari mu bitaro. N'ubu baracyari mu bitaro? Bivuze ngo urumva barakomeretse cyane, kuko n'ibyo bintu bimaze nk'iminsi ibiri bakaba bakiri mu bitaro, urumva ko barababaye cyane. Kwangirika aho barangiritse kuko niba n'ubwo aba yarageze mu bitaro akitaba Imana, ukaba wumva nabo bakiri kubakurikirana. Ubwo urumva nyine inzu nayo yarangiritse, ibi bikuta byabaguyeho, ibintu nk'ibyo nyine n'ibiti byose. Mbese nk'iyo nkuru mbi yo kuba mushiki wawe muto yarahise yitabye Imana murikiri mu bitaro na mama wawe, byagenze bite? Ni kuri uwo munsi nyine wakurikiyeho, kuko byari nka bivuze ngo ubwo muri make mama wawe nta nubwo yahabaye ngo abashe kumuherekeza nyine? ntabwo ndetse ubwo urumva ntabwo yari ahari kuko nawe yari ameze nabi, kuko nunga umubyeyi umwe papa nawe yitabye Imana. Uwo mwana akivuka yari amaze nk'umwaka umwe, aba yitabye Imana nawe. Ku bintu bijyanye n'uburwayi, imiryango iri kure, nabo twarabahamagaye batubwira ko bazagenda badufasha. Gusa hariho n'abandi bariho mu bitaro. Nanjye nimva hano ndasubira ndebe ukuntu bameze, navuyeho mu gitondo. Bivuze ngo ubwo indi miryango nayo yaraje muri kumwe muri iyi minsi? Bamwe na bamwe bagiye bahari, abandi bari kwa muganga, abandi bari kugura imiti runaka bagenda badutuma nyine. Muri make iyo ubonye mama n'uwo murumuna wawe uba ubona ko bazakira vuba, cyangwa ubona ari ibintu bigoranye? Kugoraho biragoye, ni ukugira umutima nyine ukomeye. Gusa gukiraho ntabwo birimo hano hafi. Gusa uko iminsi igenda yicuma niko mbona ko bagenda boroherwa.
bivuze ngo abaganga bari gukora uko bashoboye kugira ngo babashe gutabara ubwo buzima bw'abo bantu. abaganga bo nta kintu batari gukora. Okay, ndumva niba abaganga bari kugenda nyine babikurikirana, ugira icyizere yuko bagomba gukira nyine kandi bakagaruka mu kongera ukababona neza nyine bameze neza. nk'uko bivuze nyine njye mba nizera ko bazagaruka, mba nizera ko bazagaruka, kandi nk'umuntu nkanjye ukunda ibintu bijyanye no gusenga, mba nizeye ko na mushiki wanjye atapfuye ahubwo akiri muzima. Nizera ko tukiri kumwe tu. Usengera mu baki? Njyewe ubundi ndi umuyisilamu. Uri umusilamu? Kubera n'amasengesho nyine Imana izajya igenda nyine ibishyira mu bikorwa nyine, izagenda babashe ibinyumvisha. gukira neza kandi nyine bongere bakomere nk'uko byari bisanzwe. Iyo urebye nko mu buyobozi bw'umudugudu wanyu, ubona hari icyo buri kubafasha cyangwa se nta kintu buri kwitaho? Ubuyobozi bwo ntago waburenganya, kuko niba ubutabazi bw'ibanze bwarabonetse muri iryo joro ringana gutyo, kumva ubuyobozi bwo nta kuntu buba butaragize. Ahubwo cyaba gisigaye wenda nk'abandi bantu baba bafite ubufasha bakambwira ati wenda reka tubigenze gutya, ababyeyi babashe kuba nyine bagira ikintu babona bari mu bitaro, kuko hari abamurwaje, n'uwo mwana nyine akabona imiti y'ibanze, bafite uburyo babikora nyine badufasha tu. Muri make abanyarwanda murumva ko umusore wacu arababaje we n'umuryango we, urumva ko bari mu bibazo bitandukanye, ibibazo bitoroshye. Kuba wabura mushiki wawe, mama wawe, murumuna wawe basigaye mu bitaro batarakira, urumva ko ni ibintu biba bibabaje kandi binateye agahinda. Murumva ko ababaye cyane nyine, ubwo uragira uko ameze nyine ugaraza kumufasha. None se reka nkwibarize, aho ngaho mu kazi wari uri, harya wambwiye ko ukorera umumabuja? umumabuja atuye ahantu bita za Rusizi. uwo mumabuja ukimubwira ko ababyeyi bawe bagendekeye gutyo, wabonye we yagufashije gute? umumabuja yamaze kumpa fone, kuko nta fone nagiraga. Ababyeyi bari bafite fone ye n'abaturanyi, kuko wari wantwaye yari umuturanyi wo mu rugo. Nyine njyewe ubundi akimara kumpa fone nahise numva nk'utaye umutwe, ndagenda nk'umuntu ugiye guhaha nyine anumye ibintu. Yaranumye inyanya n'undi mugati, hari hariho umugati mukeya, umugati nagiye mu masaha ya mu gitondo, kuko nabaze kugenda iryo joro numva bitakunda. Ndavuga ati nanjye hakurya ngirira ikibazo mu nzira, ntegereze buke mbone kugenda. Ubwo wagiye bwake ntabwo wahise ugenda iryo joro? Amabuja nagiye atabizi, kuko navuze ko nshobora kumubwira akambwira ati bireka uzagende ejo. Ngenda atabizi nyine n'agahinda kenshi, sinamenye ngo naciye hehe, nabonye ngera mu rugo gusa. Bivuze ngo ubwo bitewe na siteresi n'ibibazo byinshi, n'imodoka iza kukugonga nawe ntabwo wari uzi ngo uri kujyayo, ni iki cyo wari ufukasinzeho ni ugutaha? Numvaga nshaka kubona ababyeyi. Ubaze ko kuba umaze n'igihe utabona umubyeyi bakaguhamagara muri ibyo bibazo, birakonsoma. Biba bigoye. Arangoye kubyumva. Birumvikana kuko kumva inkuru nk'iyo kubyakira biba bigoye cyane. Akenshi uhita uta umutwe nyine, ukisanga mu yindi si nyine utazi ngo uri hehe. Niyo mpamvu nyine kuba warabashije kubyihanganira ukaba ugejeje aka kanya,
ni icyerekana ko byose bishoboka, n'abo bari kwa muganga baraza gukira. abo bari kwa muganga nyine bagenda boroherwa uko umunsi ugiye uciyemo, uko mbibona ntabwo ariko biramuka. Mba mbona hari icyo abaganga bari guhinduraho, gusa nizeye ko bazakira tu. Kuko ntabwo nakumva ko bama mu bitaro bakira bakagaruka mu mirimo, nanjye nkabona ababyeyi bari kugenda bameze neza. Muri make se nta muntu iwanyu cyangwa se mu muryango iwanyu mwari mufitanye ikibazo? Ntacyo, gusa nyine abaturanyi ntibabura icyo bapfa. wasanga nka Mary nyine hari ukuntu yari yashyamiranye n'undi muntu cyangwa wenda ibintu ntazi, kuko nabimajije nk'amezi 2 ngiye. Nyine ni ukugira ngo wenda twumve niba hari uwaba yabashije kuba yajya kubahemukira nyine agakorera nk'ibyo bintu biciye muri izo nzira bitewe n'ikibazo yaba afitanye n'umuryango wanyu. Njyewe icyo nzi cyo ni uko nta muntu bashyamiranye pe. N'umusaza ajya kwigendera, ajya kwitahira, nta muntu yari ashyamiranye nawe. Bivuze ngo n'inzego za polisi zikimara kuba zabona ibyo bintu zikabireba, nyine amakuru mwabahaye nuko nta muntu mwashyamiranye? Twabaye amakuru ya nyayo kandi amakuru y'ukuri, kuba uturanye n'abaturanyi mumeze neza, cyangwa se hakaba ariho nka rwaserera bagiranye n'ahari mba ntazi, ariko umubyeyi yayizi ugasanga ni ibindi bibazo. Ku busanzwe mama wawe mu buzima busanzwe yari ari gukora iki cyangwa se yari abayeho gute? Mu buzima busanzwe nyine nawe yacuruzaga ikijyanye n'imbuto, ibintu nyine biciriritse biri aho mu bukene bwacu. Yagendaga yisanisha nabyo ku buryo yabona amafaranga nyine yo gutunga umuryango. Niko by'ubuzima bwari bumeze. Barumuna bawe bigaga cyangwa ntabwo bigaga? Umwe yigaga, uwo muto yigaga, ariko uwo nkurikira we yaramaje nk'amezi 2 nawe ariretse. Kuva nagenda ntabwo byongeye kugenda neza nk'uko nari maye. Byatewe n'iki kugira ngo abe yaretse ishuri nawe? Urumva nyine umubyeyi wanjye aba ahugiye mu gushaka uburyo umuntu yarya ibiki, imyenda y'abana, inkweto, ugasanga no kureba amashuri ugasanga biramugoye. Bazanye ibyo kurira ku ishuri, aho ukuntu aba adafite nk'amafaranga yo kubishyurira, nyine ugasanga nabyo bibaye ibibazo, kandi guhama wirukana umwana nk'icyumweru kigashira, umubyeyi abibona ukundi akamwihorera, nyine bakicara nabo nyine bakareba uburyo isi imeze. Niko ubuzima buba bumeze. Ndumva ubuzima bwanyu bugoye, ndumva ubuzima bwarabakakaje cyane, ariko nyine ni ukwihangana. Kwihangana byose biratsinda, nyine umuntu akava mu buzima ajya mu bundi nyine, cyangwa se akava ku ntera yo hasi ajya mu ntera yo hejuru, bitewe no gukora nyine cyane nyine tu. Muri make se ni nk'igiki wabwira abanyarwanda bagukurikiye kugira ngo babashe no kugufasha? Abanyarwanda bankurikiye nyine barumva agahinda mfite n'akababaro mba afite. Kubura umuntu w'inshuti yawe, noneho birenze n'inshuti, akaba ari umuntu wo mu rugo, biba ari ibintu bibabaje cyane. Byarambabaje ku buryo sinzi no kuzabyumvisha, ntabwo numva ko byakunze. Biba bigoye pe, biba bigoye, ariko ku munsi ugiye ushira umuntu arihangana. Mu buzima bibaho, ntabwo wabona ubuzima bwiza ngo ubuzima bubi ntibubeho. Ubuzima burahinduka muri make. Gusa abantu muri kunyumva, abantu muri kundeba, ndabasaba ubufasha nyine. Niba mwadufasha, mwareba uru rubuga ruba rwadusuye ahantu mu rugo kugira bumve mu mpeko yacu n'intambara zari zahabaye. Urumva ari nko kurwana intambara. Abashoboye kudufasha badufasha, ababyeyi bakareba ko babaho mu bitaro nyine.
ubu nanjye baransize ndi mu rugo ndi kureba ibyangiritse ibiki n'ibiki, numva ubuzima bubaye danje nta kintu ndi gukora. none se inzu mubamo yo yabashije kuba yarokokamo nk'ibikoresho cyangwa se ibikoresho byo mu nzu byose byarahiye? Ibikoresho bikomeye nk'amasafuriya, intebe zo wenda zarahiye, nyine ni nk'amasafuriya ibiki n'ibiki, ibintu bigiye bikomeye nibyo bintu wakuramo bizima, naho ibindi byose byo byarangiritse, n'amabati yarangiritse, ubu ni ugukora bushyashya. Kwihangana kabisa, n'abantu bakomeza kubafasha kugira ngo mubashe kongera kuba mwasubira mu nzu yanyu, mukongera mukabona ibikoresho kugira ngo mukomeze nyine kubaho mu buzima nyine nk'ubwo mwari murimo, kuko byose birashoboka. Tugana ku musozo rero, reka tugire nyine abanyarwanda icyo tubabwira. Murabona ko ni ibintu bibabaje byabaye kuri uyu muryango, nkubwira ngo niba uri mushyashya aribwo bwa mbere ubonye runo rubuga cyangwa se hano turi gucisha bino biganiro, ukande subscribe, kandi niba unasanzwe ukande like kugira ngo ujye ubasha no kubona ibiganiro byacu.